Yesu Kristo umwana w'Imana nk'uko biri bivuga ni umwe mu bantu b'ingenzi cyane mu mateka y'isi, cyane cyane ay'imyemerere yamwitiriwe. Imyemerere y'isi y'uyu Kristo abayiyobotse bose kugeza magingo aya nabo bakitwa abakristo. Inkuru zerekeye ivuka rye zigaragara mu mavanjiri ya Matayo na Luka mu gitabo cyera Bibiliya ku babyemera uko. Gusa hari byinshi byibazwa ku itariki nyakuri y'ivuka rye no ku buryo Noheli, umunsi wizihizwa n'abantu benshi hafi ku isi hose, wahujwe n'ivuka rya Yesu Kristo. Ese bwo waruzi ko nubwo abantu benshi bizihiza Noheli nk'umunsi wibukwa ivuka rya Yesu, nta gihamya gifatika igaragaza ko yavutse ku itariki ya 25 Ukuboza, ahubwo iyi tariki yashyizweho kugira ngo ihuze n'iminsi mikuru ya gipagani yari yaramaze kwamamara cyane muri Roma mu gihe cyo kwaduka k'ubukristo. Ibi bigatuma abakurikiranira hafi by'amateka n'ibyanditswe mu gitabo cyera Bibiliya ku bayemera banzura ko kwizihiza uyu munsi bidafite na busa ishingiro ry'ubukristo cyangwa iryo muri Bibiliya. Ese ubundi imigenzo ikorwa kuri Noheli ifite inkomoko ki? Niki cyatumye abakristo batubanjirije hagati y'ikinyejana cya mbere n'icya gatatu batizihiza ivuka rya Yesu? Kuki abantu bamwe bahisemo kwizihiza Noheli abandi bo bakayigira ikizira? Muri iki kiganiro kugira ngo dusobanukirwe neza inkomoko ya Noheli nk'umunsi mukuru, ndifashisha ibitabo byanditswe n'abahanga mu mateka, idini n'umuco bitanga amakuru arambuye kandi ashingiye ku bushakashatsi bwimbitse. Ndahera kuri Bibiliya, igitabo cyera gikubiyemo inkuru n'amateka y'ivuka rya Yesu Kristo, ndetse kigatanga amakuru anyomoza imyizerere ya bamwe ku bijyanye no kwizihiza ivuka rye. Turifashisha igitabo cyitwa The Origin of Christmas cyanditswe na Joseph F. Carey, umuhanga mu mateka y'idini ya Gikristo, gisobanura neza inkomoko ya Noheli, uko itariki ya 25 Ukuboza yashyizweho nk'umunsi wo kwizihiza ivuka rya Yesu Kristo. Kirasobanura ko imiterere y'iminsi mikuru ya kera yakorwaga n'abapagani nka Saturnalia, umunsi w'abaromani, na Solar Invictus, umunsi mukuru wizihizwagaho izuba ridatsindwa, ndetse n'uko iminsi mikuru yagize uruhare mu miterere ya Noheli tuzi uyu munsi, ndetse n'impinduka zagiye zibaho mu buryo bwo kwizihiza Noheli kuva mu kinyejana cya 4 kugeza ubu. Turagaruka ku gitabo cyitwa Christmas, A Candid History cyanditswe na Bruce David Fabros, kikagaragaza neza uko abaromani bo hambere bagerageje guhuza imigenzo mishya yarimo na Noheli n'iyari isanzwe iriho muri sosiyete z'abaromani. Bruce David Fabros anadufasha kumenya inkomoko y'imigenzo n'ibikoresho bikoreshwa kuri Noheli, birimo igiti cya Noheli, Christmas tree, impano zitangwa, indirimbo za Noheli, ndetse n'umwambaro wa Santa Claus. Hanyuma atwibira akabanga k'uburyo iminsi mikuru yahindutse iminsi y'ubucuruzi cyane cyane muri iki gihe. Mbaye ikaze mu kiganiro, nanabifuriza kugaragirwa n'amahunda ahundagaje amahoro n'imigisha ibihumbi n'ibihumbi ku badahwema kubana natwe. Jemva kuri mikro nitwa Bonerabayo. Inkuru y'ivuka rya Yesu Kristo itangira kuri Mariya, nyina wa Yesu, wari inkumi y'isugi, hanyuma kubw'Umwuka Wera cyangwa Roho Mutagatifu agasama inda ya Yesu. Nkuko bivuga muri Matayo igice cya mbere umurongo wa 18 na Luka igice cya mbere umurongo wa 26 kugera kwa 38, umumarayika Gabriel yoherejwe n'Imana kumenyesha Mariya kazasama inda binyuze ku Mwuka Wera. Mariya yabanje gutangazwa n'ayo magambo kuko yari atararyamana n'umugabo ari we wese. Yaratinyutse abaza marayika Gabriel ati, ibyo byashoboka bite ko nararyamana n'umugabo? Umumarayika yamusobanuriye ko bizaba kubw'igitangaza cy'Imana kandi ko nta jambo rivuye ku Mana ribura kugera ku mugambi waryo. Ibi byose byari kugerwaho hirengagizwa amategeko asanzwe y'imyororokere, ahubwo ikabaho nk'igikorwa cyihariye cy'Imana. Yosefu wari warasabye Mariya ngo bazabane nk'umugore n'umugabo, yabonye ko Mariya atwite kandi batarigeze bakora imibonano mpuzabitsina. Umuntu wubaga Imana yashakaga kubenga Mariya rwihishwa kugira ngo adaseba cyangwa ngo ahabwe ibihano bikakaye nko kwicwa nk'uko amategeko ya Kiyahudi yabiteganyanga ku bagore batwaraga inda batarashyingirwa. Yosefu akiri mu gihirahiro, umumarayika w'Imana yamubonekeye mu nzozi aramubwira ati, ntutinye kurongora Mariya umugeni wawe kuko atwaye inda y'Umwuka Wera. Uwo mumarayika yongeyeho ko umwana azitwa Yesu kuko ari we uzakiza abantu ibyaha byabo. Nyuma yo kubyumva, Yosefu yemeye gukomeza kuba umugabo wa Mariya, ariko ntiyigera agerageza kuryamana nawe kugeza igihe yabyariye. Ivuka rya Yesu Kristo ryari ryarahanuwe kera n'abahanuzi bo muri Bibiliya, cyane cyane mu isezerano rya kera. Urugero ni umuhanuzi Yesaya mu gitabo cye cya Yesaya igice cya 7 umurongo wa 14, avuze uti, dore isugi izasama inda ibyara umuhungu kandi bazamwita Emanueli, bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Yesu yavukiye i Betelehemu nk'uko byari byarahanuwe, nk'uko umuhanuzi Mikaya yarabihanuye muri Mika igice cya 5 umurongo wa 2. Igihe Mariya yari hafi kubyara, Kaisari Augusto yasohoye itegeko ryo kubarura abaturage bose b'ubwami bwa Roma. Ibi byatumye Yohani na Mariya bajya i Betelehemu kuko ariyo yari inkomoko ya Yosefu umugabo wa Mariya. Ubwo bari i Betelehemu, igihe cyo kubyara cyarageze, maze Mariya abyara umuhungu we w'imfura, amuryamisha mu kavure k'amatungo kuko nta mwanya bari babonye mu icumbi. Mu gihe Yesu yavukaga nijoro, abashumba bari baragiye amatungo yabo hafi aho babonekewe n'umumarayika wamenyesheje inkuru nziza y'uko umukiza avutse akavukira i Betelehemu. Nyuma yo kubonekerwa, abashumba bahise bajya kureba kuko icyo gitangaza niba cyabaye, maze basanga byose ari ukuri. Nyuma gato yo kuvuga kwa Yesu Kristo, inyenyeri idasanzwe yabonetse mu kirere, maze abanyabwenge baturutse iburasirazuba barayikurikira kugeza i Betelehemu aho Yesu yari ari. Aba banyabwenge bazanye impano z'agaciro, bageze aho umwana ari baramuramya nk'umwami mushya wavutse. Ivuka rya Yesu Kristo ntabwo ryari gitangaza gusa, ahubwo ryari rifite impamvu zifatika zishingiye ku mugambi w'Imana wo gukiza abantu ibyaha no kongera kunga ubumwe nayo. Yesu rero yavukiye kuba umuntu utagira icyaha, ushobora gutanga ubuzima bwe nk'impongano itunganye kugira ngo acungure abantu bose.
Ivuka rya Yesu ryatangije urugendo rwo gushyiraho ubwami bw'Imana buzazana amahoro arambye ku isi yose nk'uko byasezeranijwe muri Yesaya igice cya 9 umurongo wa 6 n'uwa 7. Ngiyi impamvu yo kwicara hagatekerezwaho ko iri vuka rye ryahabwa umwanya udasanzwe mu buzima bw'abantu. Mu mwaka wa 33 nibwo Noheli yizihijwe bwa mbere nk'umunsi mukuru wiswe w'Abakristo muri Rome. Umunsi washyizweho ndetse ugasimanyirwa na Papa Liberius ahagana mu mwaka wa 35. Umwami Constantino wari umwami w'abami akaba n'umukristo ukomeye yagize uruhare rukomeye mu gutangiza uyu munsi nk'umunsi wibuka ivuka rya Yesu Kristo. Ijambo Noheli rifite inkomoko mu rurimi rw'Igifaransa ku ijambo Noel, nabyo byakomotse ku Kilatini ku ijambo Natalis risobanura amavuko. Mu Cyongereza Noheli yitwa Christmas, ijambo rigizwe n'amagambo abiri, Chris bisobanura Kristo na Mass bisobanura misa. Aya magambo yombi nayo afite inkomoko ku magambo yakoreshwaga mu Cyongereza cya kera ariyo Christus Maes yakoreshejwe bwa mbere mu mwaka wa 1938. Aya magambo nayo afite imizi mu Kigereki no mu Kilatini kuko Christus rikomoka ku ijambo Christos ry'Ikigereki naho Maes rikava ku ijambo misa ry'Ikilatini. Hari aho uzabona bashatse kwandika Christmas hanyuma bagakoresha impine bakandika ngo Xmas. Aha inyuguti ya X ibisobanura Chris cyangwa se Kristo hanyuma Mass igahagararira misa. Iyi mpine yatangiye gukoreshwa mu kinyejana cya 16. Itariki ya 25 Ukuboza, umunsi wizihizwaho Noheli nk'umunsi Yesu yavukiyeho, ntabwo itariki ishingiye ku nyigisho, amateka n'amakuru muri Bibiliya, ahubwo yashyizweho n'abayobozi b'amadini mu kinyejana cya 4 nyuma ya Yesu nk'uko ngiye kubigarukaho. Abashakashatsi bagaragaza ko iyi tariki yahujwe n'iminsi mikuru ya gipagani yabaga ahagana kuri iyi tariki, harimo umunsi mukuru wa Saturnalia wizihizwaga n'Abaromani kuva ku itariki ya 17 kugeza ku itariki ya 23 Ukuboza, Yule, ndetse n'umunsi mukuru wizihizwagaho Imana y'izuba Solar Invictus ku itariki ya 25 Ukuboza buri mwaka. Saturnalia wari umwe mu minsi mikuru ikomeye cyane mu gihe cy'ubwami bw'abami bw'Abaromani kandi wagiraga uruhare rukomeye mu buzima bwa sosiyete yabo. Noheli nayo yashyizwe ku itariki ya 25 Ukuboza kugira ngo ihuze n'ibihe by'iminsi mikuru y'abapagani nka Saturnalia. Saturnalia yakomotse ku mihango n'imigenzo yo guhimbaza Imana Saturnus yafatwaga nk'Imana y'ubuhinzi n'umusaruro. Mu mateka y'Abaromani yizerwaga ko Saturnus ari we wazanye iterambere ry'ubuhinzi ndetse n'amahoro mu gihe abantu muri Rome babagaho nta nzara cyangwa amakimbirane. Ibi byatumye Abaromani bashyiraho uyu munsi mukuru kugira ngo bashimire Imana ndetse bakomeze kuyisaba umugisha n'umusaruro utubutse. Mu gihe babaga bizihiza uyu munsi mukuru wa Saturnalia, abantu bashyiraga imbere ibyishimo byo kuba hamwe nk'umuryango cyangwa inshuti. Ibi nabyo bikaba ari kimwe mu byagizwe umuhango ukomeye mu munsi mukuru wa Noheli, aho imiryango iterana ikishima. Uyu munsi mukuru kandi wakomokaga ku migenzo y'abahinzi bo mu bihe bya kera, aho abantu bishimiraga kurangiza igihe cyo gusarura imyaka no gutegura ibihe bishya byo guhinga. Mu buryo bwihariye, Saturnalia yahurizaga hamwe imihango ya gipagani ishingiye ku buhinzi n'imyemerere y'idini y'Abaromani. Ku munsi mukuru wa Saturnalia, ibikorwa byose by'ubucuruzi n'akazi ka buri munsi byarahagarikwaga kugira ngo abantu bose babone umwanya wo kwizihiza uyu munsi ndetse no kwiruhukira. Na Noheli ni umunsi w'ikiruhuko mu bihugu byinshi byo ku isi. Abantu barasabanaga bakanywa inzoga nyinshi kandi bagakora ibirori bidasanzwe. Mu gihe cya Saturnalia, abacakara bahabwaga uburenganzira bwo kwigenga. Abacakara bicazwaga ku meza amwe na bashebuja bagasangira cyangwa se bagahabwa uburenganzira bwo kuvuga icyo batekereza nta bwoba bwo guhanwa. Gutanga impano byari umugenzi ukomeye muri Saturnalia, aho abantu bageneraga inshuti zabo impano zoroheje nk'ibimenyetso by'urukundo no kwishimira umubano wabo. Uyu mugenzo nawo waje kuba igice cy'ingenzi mu kwizihiza umunsi mukuru wa Noheli kugeza magingo aya. Mu munsi mukuru wa Saturnalia habagaho amarushanwa atandukanye yo kwidagadura ndetse hakabaho no gukina imikino isekeje cyangwa se iyiganjemo urwenya n'urukozasoni. Mu birori bya Saturnalia, abantu benshi bambaraga imyenda idasanzwe kandi rimwe na rimwe bagakora ibintu bidasanzwe muri sosiyete yabo kugira ngo berekane ko ari igihe cyo kwinezeza nta mipaka. Muri ibi birori habaga hari umuntu wahitagamo kuba umwami w'ibirori bya Saturnalia, Saturnalius Princeps. Uyu muntu yagombaga gutegeka abandi gukora ibikorwa bisekeje cyangwa bidafite ishingiro mu rwego rwo kongera ibyishimo muri ibyo birori. Hejuru y'ibyishimo byinshi byabaga biri muri ibi birori, bakurikizagaho umuhango wo gushimira Imana Saturnus binyuze mu gutamba ibitambo no gusengera mu rusengero rwayo rwari Roma. Mu gihe cy'umunsi mukuru wa Saturnalia, abantu bose bageragezaga kubana mu mahoro no kwirinda amakimbirane nk'ikimenyetso cyo guha agaciro amahoro yavugwaga ko yabayeho muri Roma ya kera kubera ikigirwamana Saturnus. Uyu mugenzo nawo uragaragara muri gahunda zose za Noheli kugeza magingo aya, aho abantu bashishikarizwa gufasha abandi ndetse no kunga ubumwe. Abaromani batakaga amazu yabo bakoresheje ibiti byitwa evergreens, udutara tumyasa ndetse n'indabyo z'amoko atandukanye mu gihe cya Saturnalia. Ibi nabyo byaje kuba igice cy'imigenzo yo gutaka amazu kuri Noheli. Mu munsi wa Saturnalia bacanaga amatara menshi nk'ikimenyetso cyo kwizihiza imboneko z'izuba. Uyu munsi amatara nayo yabaye igice cy'ingenzi cyo kwizihiza umunsi mukuru wa Noheli. Mu munsi mukuru wa Saturnalia habagaho ibikorwa byinshi byo kwidagadura birimo indirimbo z'ibyishimo ndetse no gukina imikino itandukanye. Ibi nabyo uyu munsi bigaragara muri gahunda za Noheli, aho haririmbwa indirimbo zigiye zitandukanye za Gikristo zizwi nka chorus ndetse n'ibindi bikorwa bishimisha abantu. Ku itariki ya 25 Ukuboza, Abaromani bizihizaga Solar Invictus, umunsi mukuru wari warahariwe izuba ridatsindwa, Unconquered Sun.
Umunsi wa Solar Invictus uzwi nk'umunsi w'izuba ridatsindwa cyangwa Unconquered Sun watangiye kwizihizwa ku itariki ya 25 Ukuboza mu mwaka wa 274 utangizwa n'umwami w'abami w'umuromani Aurelian. Aurelian yashyizeho uyu munsi nk'umunsi mukuru ugamije guha icyubahiro izuba nk'imana ikomeye kandi idatsindwa. Ibi byari bigamije kongera ubumwe bw'ubwami bw'abami bw'abaromani bwari bwaratangiye gucikamo ibice bitandukanye, ndetse abikora agamije gushyigikira umuco w'idini ryari rishingiye ku gusenga izuba. Solar Invictus yari imana ifatwa nk'umurinzi w'abasirikare b'abaromani kandi yari ifite uruhare rukomeye mu buzima bw'idini icyo gihe. Imana ya Solar Invictus ubwayo yari ishingiye ku migenzo y'amadini atandukanye yo mu burasirazuba bwo hagati nk'imigenzo yo muri Syria, Mesopotamia ndetse n'umuco gakondo w'abaromani. Mu gihe cy'ubutegetsi bwa Aurelian, iyi mana yahinduye imana nyir'umugenga wa byose hafi mu bwami bwose bwa Roma, akurikizaho gushyira imbaraga mu bikorwa byose byo kubaka urusengero runini rwagenewe iyi mana i Roma. Mu kwizihiza umunsi mukuru wa Solar Invictus habagaho ibikorwa bitandukanye byagaragazaga icyubahiro gihabwa izuba n'imana zifitanye isano naryo. Mu mihango yakorwaga hari harimo gutambira izuba ibitambo. Abaturage b'abaromani batambiraga ibitambo izuba cyangwa se imana zifitanye isano naryo. Ibi bitambo byashoboraga kuba ari inyamaswa cyangwa ibindi bintu bifite agaciro kenshi nk'amavuta cyangwa ibinyobwa. Habagaho amasengesho akomeye ajyanye no gushimira izuba kubera urumuri rutanga ubuzima ritanga, ndetse no gusaba ko rikomeza kurinda abantu. Abantu bakoraga ibirori binyuranye birimo gusangira n'imiryango yabo, bakarya ndetse bakanywa. Hari kandi n'imyidagaduro irimo imbyino, indirimbo zisingiza izuba, ndetse rimwe na rimwe hakabaho amarushanwa yo kwerekana imbaraga cyangwa ubuhanga. Ku munsi wa Solar Invictus abantu benshi bambaraga imyenda mishya cyangwa imyenda ifite amabara agaragaza urumuri rw'izuba nk'umuhondo wa zahabu cyangwa umutuku. Nubwo bitari ihame rikomeye kuri bose, hari aho gutanga impano byakorwaga nk'ikimenyetso cyo gusangira ibyishimo byo kwizihiza gutsinda kw'izuba. Uretse guhimbaza imana y'izuba Solar Invictus gusa, hari aho uyu munsi wahuzwaga n'ibindi birori bya gipagani nka Saturnalia, aho hahimbazwaga imana yitwaga Saturn, ndetse na Mithraism, umunsi mukuru wahaga icyubahiro imana ya Mithras. Mithras nawe yari imana y'izuba kandi yari afite umwanya ukomeye muri iyi minsi mikuru. Ibi byose ngarutseho bigaragaza uburyo abaromani ba kera babonaga izuba nk'isoko nyakuri y'ubuzima kandi bagaharanira kurizirikana buri mwaka ku itariki ya 25 Ukuboza. Hari isano rya hafi hagati y'umunsi wa Solar Invictus n'umunsi wa Noheli, uyu munsi yizizwa ku itariki ya 25 Ukuboza. Nk'uko amateka bigaragaza, itariki ya 25 Ukuboza yari umunsi mukuru wizizwaga n'abaromani bakishimira imana yabo y'izuba. Uyu munsi wari ufite igisobanuro gikomeye mu migenzo ya gipagani nk'uko nabigarutseho, nubwo wasobanuraga intsinzi y'urumuri, no kuvuga izuba ku mwijima. Imigenzo myinshi ya Noheli ya none ifite inkomoko ku migenzo y'iminsi mikuru yo mu bihugu bya Scandinavia, cyane cyane umugenzo witwa Yule, umunsi mukuru wizihizwaga n'abanya-Viking n'abandi bantu bo mu majyaruguru y'Uburayi mbere y'uko ubukristo bwaduka. Hari imigenzo itandukanye yakomotse ku munsi mukuru wa Yule, ikaba yaraje kugera no ku munsi mukuru wa Noheli nk'uko tuyizi. Mu gihe cya Yule, abantu bo muri Scandinavia bacanaga inkwi nini cyane bita Yule log. Izi nkwi zari zifite igisobanuro gikomeye. Gucana izi nkwi byafatwaga nk'ikimenyetso cyo guhangana n'ubukonje bw'itumba ndetse no gutegereza igihe izuba rizongera kugarukira ryaka neza. Inkwi za Yule zaratwikwaga zikamara iminsi myinshi cyane zaka, bikaba byari ikimenyetso cy'amahirwe no kwirinda ibyago cyangwa se imyuka mibi. Uyu mugenzo waje gukwira henshi mu Burayi ndetse ugera no ku munsi mukuru wa Noheli. Mu bihe bya none Yule log, za nkwi nyine zicanwa ziswe Yule, ntabwo zikigaragazwa cyane nk'inkwi nyirizina, ahubwo hari ibindi bisimbura uyu mugenzo nka kato yitwa Yule log cake ifite ishusho isa n'inkoni nini. Mu gihe cya Yule, abanya-Viking n'abandi bantu bo muri Scandinavia bakoraga ibirori byo gusangira amafunguro menshi hamwe n'imiryango yabo. Ibi birori byari bigamije gushimira imiryango yabo ndetse no kwizihiza ubuzima nyuma y'ibihe bikomeye by'ubukonje. Uyu mugenzo nawo waje kugera mu munsi mukuru wa Noheli, aho abantu basangira amafunguro hamwe n'imiryango yabo bakishima bagasagamba. Nubwo inkomoko nyayo y'ibiti bikoreshwa nk'ikimenyetso cya Noheli ishobora kuba ifitanye isano n'imigenzo yo mu Budage bwa kera, hari aho ihurira n'umugenzo wa Yule wayizizwaga muri Scandinavia, kuko abanya-Viking bifashishaga ibiti bitoshye nk'ibiti by'imyembe cyangwa se ibyatsi bibisi kugira ngo batake amazu yabo mu gihe cy'ubukonje bukabije. Byizerwaga ko ibi biti bitoshye ari ikimenyetso cy'ubuzima budashira ndetse ko bifasha mu kwirinda imyuka mibi. Uyu mugenzo wo gutaka amazu hifashishijwe ibiti cyangwa amashami watangiye gukwirakwira cyane mu minsi mikuru ya Noheli nyuma yo gukwirakwizwa n'amadini yita Gikristo. Mu gihe cyo kwizihiza uyu munsi mukuru wa Yule, abantu muri Scandinavia baririmbaga indirimbo bagenda bazenguruka amazu kugira ngo basangize abandi ibyishimo byabo byo kwizihiza uyu munsi mukuru. Uyu mugenzo nawo waje kubarizwa mu ndirimbo za Noheli zizwi nka Christmas carols, aho abantu baririmba indirimbo zijyanye no kwizihiza ivuka rya Yesu Kristo mu byishimo byinshi cyane. Rimwe na rimwe bakabikora bagenda bazenguruka imijyi runaka cyangwa se imihanda runaka. Imigenzo myinshi yo kwizihiza Noheli ya none ifite inkomoko ku mihango yakorwaga mu bihe bya kera byo kwizihiza Yule muri Scandinavia. Inkwi nini za Yule, gusangira amafunguro hamwe n'imiryango, gutaka amazu hifashishijwe ibiti bitoshye cyangwa amatara meza, indirimbo zaririmbwaga bazenguruka amazu ndetse no gushyira impano hanze, byose ni bimwe mu bintu bifitanye isano rikomeye hagati y'uyu munsi mukuru wa kera wa Yule na Noheli nk'uko tuyizi.
Mu kinyejana cya kane ubwo umwami Constantine yahindukiraga idini ryadutse ryiyitirira Kristo kandi akaryemeza nk'idini ryemewe mu bwami bwa Roma. Abanyamadini benshi batangiye guhuza uyu munsi mukuru n'iminsi mikuru yadutse yitwa ya Gikristo kugira ngo bahuze imyemerere yabo n'imico yari isanzwe ihabwa agaciro muri sosiyete ya Roma nk'uko abahanga mu by'amateka babyemeza. Ku isonga Kiliziya Gatolika yashyizeho itariki ya 25 Ukuboza kugira ngo ihuze kwizihiza ivuka rya Yesu no gusimbura ibyo biro bya gipagani byari bimaze kumenyekana cyane muri Roma no mu bindi bice by'Uburayi. Ibi byakozwe mu rwego rwo korohereza abapagani bari baramaze kwakira imyemerere mishya yitwaga ya Gikristo gukomeza kwizihiza iminsi mikuru yabo, ariko none ishingiye ku myemerere yaradutse yitirirwaga Kristo. Itariki ya 25 Ukuboza yatoranyijwe nk'umunsi mukuru Yesu yavutseho, ndetse ukwiye kwizihizwaho ivuka rye ntabwo ivugwa muri Bibiliya nk'umunsi nyirizina Yesu yavutseho, ahubwo iyi tariki yahujwe n'iminsi mikuru y'abapagani yari ifite igisobanuro gikomeye mu mico yabo. Muri Roma ya kera itariki yahoraga n'umunsi mukuru witwa Saturnalia, wari umunsi mukuru w'imana y'ubuhinzi yitwaga Saturne nk'uko nabigarutseho. Uyu munsi wizihizwaga hagati ya tariki ya 17 na tariki ya 23 Ukuboza, kandi warangwaga no kwishima, gutanga impano no kurya ndetse no kunywa cyane. Nyuma yaho ku itariki ya 25 Ukuboza abaromani bizihizaga undi munsi mukuru witwaga Dies Natalis Solis Invicti, bisobanura umunsi w'ivuka ry'izuba ritaneshwa. Uyu munsi wari ugamije guhimbaza imana y'izuba nyuma yo gutsinda igihe cy'itumba hanini cyarangwaga n'amajoro magufi. Noneho kuva ku itariki ya 25 Ukuboza iminsi igatangira kongera uburebure bwayo ugereranyije n'amajoro, ibizwi nka winter solstice mu rurimi rw'icyongereza. Abayobozi b'idini Gatolika baje kubona ko guhuza ivuka rya Yesu Kristo n'iyi minsi mikuru byafasha mu guhindura abapagani benshi bakaba Kristo. Ibi byatumye bahitamo tariki ya 25 Ukuboza nk'umunsi wo kwizihiza ivuka rya Yesu Kristo kugira ngo bahuze umuco wa gipagani n'ubutumwa bwadutse bwitirirwa Kristo. Noheli nk'umunsi mukuru ntabwo ikomoka ku mateka nyakuri y'ivuka rya Yesu Kristo, ahubwo ikomoka ku mihango ya gipagani yahinduye ya Gikristo kugira ngo ihuzwe n'ubukristo. Hari ibintu byinshi bikorwa kuri Noheli bifite inkomoko mu mihango ya gipagani. Mu gihe cy'umunsi mukuru wa Saturnalia cyangwa se Dies Natalis Solis Invicti, abantu bahanaga impano kandi bakarya bakanywa, mbese bakishima. Ibi nibyo byahujwe na Noheli, aho abantu batanga impano nk'ikimenyetso cy'urukundo. Imigenzo yo gukoresha ibiti bitoshye byitwa evergreen trees cyangwa kubishyira ku mazu bifite inkomoko ku mihango yo guhimbaza ubuzima budashira mu mico imwe n'imwe ya gipagani, imwe y'abaromani ba kera. Amatara akoreshwa kuri Noheli ahuza neza n'imihango yo guhimbaza izuba ritaneshwa, Solar Invictus, aho amatara yagombaga kumurika nk'ikimenyetso cy'uko urumuri rwatsinze umwijima. Icyemezo cyo guhuza ivuka rya Yesu Kristo n'iminsi mikuru y'abapagani cyagize ingaruka zikomeye ku mateka y'idini ndetse no ku myemerere. Abayobozi b'idini babonaga ko ari ingenzi gufata imigenzo y'idini yari isanzwe izwi nk'iy'abapagani maze bagahindura igisobanuro cyayo kugira ngo ihuzwe n'imyemerere mishya. Ibi byatumye abantu benshi bemera ubukristo kuko batasabwaga kureka burundu imigenzo yabo, ahubwo bari kuyikora ariko noneho yitiriwe ubukristo. Nubwo iki gikorwa cyo guhindura iminsi mikuru ya gipagani n'iminsi mikuru yitiriwe ubukristo cyafashije mu gukwirakwiza ubutumwa n'imyemerere yitiriwe Kristo, bamwe babona ko igikorwa ari kimwe mu byateje ikibazo cyo kuvanga inyigisho ya Gikristo ishingiye kuri Bibiliya hamwe n'imigenzo ya gipagani idafite inkomoko muri Bibiliya. Nubwo amadini menshi yizihiza Noheli nk'umunsi mukuru ukomeye wo kwibuka ivuka rya Yesu Kristo, hari andi madini yemera ko kwizihiza uyu munsi bidakwiye kuko nta shingiro ufite muri Bibiliya kandi ukaba ufitanye isano rikomeye n'imigenzo ya gipagani nk'umunsi mukuru w'imana y'izuba Solar Invictus ndetse na Saturne, imana y'ubuhinzi. Kuva mu kinyejana cya mbere kugeza hagati mu kinyejana cya gatatu nyuma ya Yesu Kristo, abakristo ntibigeze bizihiza umunsi mukuru w'ivuka rya Yesu Kristo, ahubwo bibandaga cyane ku rupfu rwa Yesu Kristo no kuzuka kwe kuko aribyo byafatwaga nk'iby'ibanze mu mukiro wabo uko abyisomera mu Bakorinto ba mbere igice cya 13 umurongo wa 3 kugera kwa 5. Kwizihiza ivuka rya Yesu Kristo byaje nyuma cyane y'ibi bihe ubwo abayobozi b'idini bashakaga uburyo bwo kugabanya imbaraga z'amadini y'abapagani maze bagashyiraho umunsi mukuru wa Noheli nk'umunsi mukuru uhuzwa n'ubukristo. Noheli nk'umunsi mukuru wizihizwaho ivuka rya Yesu Kristo yatangiye gukwirakwira cyane mu kinyejana cya kane nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Ibi byabaye ahanini kubera uruhare rw'umwami Constantino, umutegetsi wa Roma, wamenyekanye cyane kubera guhindukira imyemerere yadutse muri Roma ku ngoma ye maze yitirirwa ubukristo. Constantine yabaye umwami wa mbere wa Roma wahaye inyito y'ubukristo, kandi ubutegetsi bwe bugira uruhare rukomeye mu gutuma imyemerere yitiriwe ubukristo yemerwa ndetse yakwirakwira mu buryo bwagutse muri Roma n'ahandi henshi ku isi. Mu mwaka wa 313 umwami Constantine yasohoye itegeko rizwi nka Edict of Milana ryemereye abaromani biyitaga abakristo kugira umudendezo wose ku kwemera kwabo nta nkomyi. Iri tegeko ryakuyeho ibihano byari byaragenewe umuromani wese wiyitaga umukristo muri Roma, bituma idini ryitirirwaga Kristo rishobora kwaguka no gukomeza imigenzo yaryo harimo umunsi mukuru wa Noheli. Constantine yashyigikiye ibikorwa byose byari bigamije guteza imbere ubukristo nk'idini rikomeye muri Roma. Yashyigikiye Kiliziya mu gushyiraho iminsi mikuru ikomeye nka Pasika na Noheli kugira ngo iyo migenzo igire agaciro gakomeye mu buzima bwa buri munsi bw'abaturage b'abaromani. Nyuma yo kwemerwa kwa Noheli nk'umunsi mukuru ukomeye muri Kiliziya Gatolika, uyu munsi watangiye gukwirakwira hirya no hino ku isi bitewe n'ibikorwa byo kwamamaza imyemerere mishya yashingiraga kuri Yesu Kristo ndetse no kwaguka k'ubutaka bwari buyobowe n'ubwami bw'abami bw'abaromani. Mu gihe cy'ubwami bw'abami bw'abaromani ndetse na nyuma yabwo, abamisiyonari b'imyemerere mishya yari yaradutse bagiye hirya no hino ku isi bamamaza ubutumwa bwiza bwitiriwe Yesu Kristo. Aho bageze hose bashyiragaho imigenzo mishya irimo kwizihiza iminsi mikuru igiye itandukanye harimo na Noheli. Mu bihugu byinshi aho imyemerere yageze, umunsi wa Noheli wakunze kujyanishwa cyangwa se gusimbura indi minsi mikuru yari isanzwe yizihizwa n'abaturage baho. Urugero ni nko mu Burayi bwo hagati, aho imigenzo imwe y'abapagani yakomeje kwizihizwa ariko ihuzwa na Noheli. Aha twavuga nk'imikoreshereze y'igiti cya Noheli, Christmas trees, gifite inkomoko mu Budage.
Mu kinyejana cya gatanu nyuma ya Yesu Kristo mu mwaka wa 380 umwami Tadesius wa mbere yagize ubukristo idini ryemewe kandi arigira idini ryonyine ryemewe muri Roma binyuze mu itegeko yashyizeho aryita Edict of Thessalonike. Ibi byatumye iminsi mikuru myinshi irimo na Noheli igirwa itegeko ku Baromani bose. Nubwo hari ibindi bihugu byinshi bitari bifite abakristo benshi cyangwa se bidafite abakristo na gusa nk'Ubuyapani cyangwa Ubushinwa, umunsi wa Noheli wakomeje kugenda ukwirakwira binyuze ku bukoloni ndetse no ku bucuruzi mpuzamahanga bw'Abanyaburayi. Indirimbo za mbere za Noheli zatangiye guhimbwa i Roma ahagana mu kinyejana cya 4. Izi ndirimbo zagiye zifasha abantu kumenya ibyerekeye ivuka rya Yesu Kristo ndetse zigatuma uyu munsi mukuru w'ibyishimo. Igiti cya Noheli cyaje kuba ikimenyetso gikomeye cy'uyu munsi kuva mu kinyejana cya 16. Ahanini byizwemo uruhare na Martin Luther nk'uko turi buze kuza kubigarukaho. Gutanga impano nabyo byagize uruhare rukomeye ko byatumaga abantu barushaho kwishimira uyu munsi ndetse bikaba uburyo bwo kugaragarizanya urukundo hagati yabo. Noheli yabanje kwizihizwa cyane i Roma, hanyuma ikwirakwira ahandi nko mu Budage ahakomotse igiti cya Noheli. Mu Bwongereza ahatangiye kwizihizwa Noheli kuva ku ngoma y'umwamikazi Victoria ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho kwizihiza umunsi mukuru wa Noheli byatangiye guhabwa agaciro cyane cyane kuva hagati y'ikinyejana cya 19 kugeza magingo aya. Kwizihiza Noheli byatangiye kugenda bikwirakwira gahoro gahoro kuva igihe cyo kwakirwa kwayo nk'umunsi mukuru ukomeye kugeza ubwo ibaye umunsi mpuzamahanga wizihizwa henshi ku isi, rimwe na rimwe hatitaye ku myizerere cyangwa se idini runaka. Hari ibihugu byinshi ku isi bidafata umunsi wa Noheli nk'umunsi mukuru, ahanini bitewe n'uko abaturage babyo benshi ari abayoboke b'idini ya Islam cyangwa se bafite indi myemerere itandukanye n'iy'Abakristo. Muri ibyo bihugu nta bikorwa byihariye byo kwizihiza Noheli bihaba, haba mu rwego rw'idini cyangwa imigenzo isanzwe. Ibyo bihugu birimo Korea y'Amajyaruguru, Afghanistan, Algeria, Arabia Saudite, Somalia, Libya ndetse n'ibindi. Muri ibi bihugu usanga Noheli idahabwa agaciro na gato ndetse rimwe na rimwe hari abitemewe burundu n'amategeko, cyane cyane nko muri Korea y'Amajyaruguru no muri Arabia Saudite. Hari ibindi bihugu aho bizihiza Noheli ariko ntibayizihize ku itariki 25 Ukuboza. Ahanini ibi biterwa n'uko bakoresha kalendari ya kera izwi nka Julian calendar, aho itariki 25 Ukuboza ihura n'itariki ya 7 Mutarama kuri kalendari y'ubu yakozwe na Gregorian iyo dukoresha magingo aya. Ibyo bihugu birimo Ethiopia, aho Noheli yizihizwa muri Ethiopia ku itariki ya 7 Mutarama, n'Uburusiya nabo bayizihiza ku itariki ya 7 Mutarama. Ibindi bihugu bifite umubare munini w'abanyamadini bakurikiza iyi kalendari harimo Serbia, Georgia ndetse na Ukraine. Hari ibindi bihugu aho umunsi wa Noheli udafatwa nk'umunsi w'ikiruhuko cyangwa umunsi mukuru ukomeye. Nubwo bamwe bashobora kuba bayizihiza mu buryo bwabo bwite, ibikorwa byose bisanzwe nk'amashuri, amabanki, amasoko n'ibindi bikomeza gukora nk'ibisanzwe. Ibyo bihugu birimo Azerbaijan, Cambodia, Israel, Kuwait, Morocco, Qatar n'ibindi byinshi. Noneho mu Buyapani ho Noheli ifatwa nk'umunsi w'ubucuruzi kurusha uw'idini. Muri ibi bihugu usanga abantu benshi badaha agaciro gakomeye umunsi mukuru kubera ko bafite indi myemerere cyangwa imigenzo itandukanye. Kuva kera itariki 25 Ukuboza yagiye ifatwa nk'umunsi w'ivuka rya Yesu Kristo mu migenzo y'amadini, ariko ubushakashatsi bwimbitse bugaragaza ko bishoboka cyane ko itariki nta ihuriye n'ivuka ry'umwami wabemera Yesu. Hari ibimenyetso byinshi ngiye kugarukaho byerekana ndetse bigashimangira ko Yesu ashobora kuba yaravutse mu kwezi k'Ukwakira cyangwa mu ntangiriro z'Umuhindo aho kuba mu Ukuboza. Tega amatwi twitonze ibimenyetso ngiye kugusobanurira neza, nshimangira ingingo yo kwerekana icyo amateka avuga ku ivuka rya Yesu Kristo ndetse no kugaruka ku itariki 25 Ukuboza yizihizwa ivuka rya Yesu Kristo, umunsi wa Noheli henshi ku isi. Mu Ivanjiri ya Luka igice cya 2:8 aha Luka ashimangiye ko abashumba bari baragiye intama zabo nijoro igihe Yesu yavukaga. Dushingiye ku mateka n'imiterere y'ikirere cyo mu gihugu cya Israeli cyangwa se muri Palestine, ahatekerezwa ko ariho Yesu Kristo yavukiye, mu Ukuboza haba konje cyane kandi hari imvura nyinshi, bikaba bidashoboka ko abashumba bakwahura hanze amashyo yabo nijoro. Gusa mu gihe cy'Umuhindo nko mu mezi nka Nzeri ndetse no Kwakira, ikirere kiba kikiri cyiza kandi amatungo bakiri hanze mu mirima mbere yuko ajyanwa mu biraro, kuko muri aya mezi aba ari ibihe by'ubushyuhe. Ngiyi impamvu ya mbere ituma igihe Yesu ashobora kuba yaravukiye gihuzwa n'ibihe by'Umuhindo hagati y'ukwezi kwa Nzeri no Kwakira, aho kuba mu itumba nko mu Ukuboza nk'uko bifatwa n'abayoboke benshi ndetse nasize n'abayobozi b'amadini benshi ku isi. Nk'uko byanditswe muri Luka igice cya 1:26 kugeza kwa 38, Marayika Gaburiyeli yabonekeye Mariya amumenyesha ko azabyara umwana w'Imana. Ubushakashatsi bushingiye ku migenzo y'Abayahudi bwerekana ko bishobora kuba byarabaye hagati muri Werurwe cyangwa muri Mata, igihe cyitwa Nisani, ushingiye ku ngengabihe y'Abayahudi. Nk'uko bisanzwe umugore atwita amezi 9, Mariya nawe nuko byagenze. Bivuze ko amezi 9 yo gutwita Yesu yarangiye hagati muri Nzeri cyangwa se mu Kwakira, hanyuma Yesu avuka hagati ya Nzeri cyangwa Kwakira. Inkuru dusoma muri Luka igice cya 2 umurongo wa 1 kugera kwa 4 ivuga ko igihe Yesu yavukaga hari itegeko ryo gusora no kwiyandikisha ryatanzwe na Kaisar Augusto, rikaba ryaratumye Yosefu na Mariya bajya i Betelehemu kwiyandikisha. Twibuke neza ko muri ibi bihe Abayahudi nabo bari mu bice ubwami bw'Abaromani bwategekaga. Mu mateka ya Roma gusora byakorwaga ahanini mu bihe byoroherezaga abaturage gukora ingendo ndende. Hakundaga kuba ari mu gihe cy'Ubuhindo hagati ya Nzeri no Kwakira, aho ikirere kiba kimeze neza kurusha mu gihe cy'imvura nyinshi yo mu Ukuboza. Ivanjiri ya Luka igice cya 1:5 kugera ku 23 ivuga iby'umutambyi Zakariya se wa Yohani Batista umubatiza. Uyu yari umutambyi wo mu itsinda rya Abiya, akaba yarakoreraga imirimo ye y'ubutambyi mu rusengero rw'i Yerusalemu.
Amatsinda y'abatambyi yakoreraga ku ngengabihe yashyizweho kuva ku gihe cy'umwami Dawidi kuko wabisoma mu gitabo cy'ingoma za mbere igice cya 24 cyangwa se umutwe wa 24 bitewe n'uko bivuga kuva ku murongo wa 7 kugera kwa 19. Ku murongo wa 10 hagaragaza ko itsinda ry'abatambyi rya Abiya bakoraga inshuro ebyiri buri mwaka. Inshuro ya mbere bakoraga imirimo y'ubutambyi yabo ni muri Kamena, hanyuma bakongera gusubukura mu Kuboza. Iyo dushyize hamwe amakuru n'amateka yerekeye igihe Elizabeth yatwarinda, bigaragaza ko inda ya Yohana Elizabeth yayitwaye nyuma y'ukwezi kwa Kamena, no kuvuga ukwezi kwa Nyakanga, nyuma y'uko Zakariya umugabo yagarukaga mu rugo avuye mu mirimo y'ubutambyi, hanyuma akaryamana n'umugore we Elizabeth. Twibuke neza ko abatambyi bari bagize itsinda rya Abiya bakoraga imirimo yabo y'ubutambyi muri Kamena no hagati mu Kuboza, rikabasaba kujya mu rusengero i Yerusalemu. Ibi byose n'ubyongeraho amezi 6 Mariya yatwaye inda nyuma ya Elizabeth, kuko abyibonera usomye muri Luka igice cya 136 bihita bishimangira ko Yesu ashobora kuba yaravutse hagati muri Nzeri cyangwa se mu Kwakira. Amateka agaragaza ko kwizihiza Noheli nk'umunsi mukuru w'ivuka rya Yesu Kristo byatangiye agana mu kinyejana cya 4 nyuma ya Yesu Kristo, mu myaka isaga 300 nyuma ye. Ibi bigaragaza ko kwizihiza iyi tariki bidafite ishingiro ry'amateka cyangwa iry'idini, ahubwo bifitanye isano cyane n'imigenzo gakondo yahujwe n'Ubukristo. Muri make, ibimenyetso ndetse n'izi ngingo zose hamwe zishimangira zemeza cyane ko Yesu atavutse ku itariki 25 Ukuboza, ahubwo ashobora kuba yaravutse hagati mu kwezi kwa Nzeri ndetse no Kwakira mu gihe cy'umuhindo, aho amateka ku nkuru y'ivuka rya Yesu Kristo ahuza neza n'ibyanditse muri Bibiliya. Imigenzo yo gukoresha igiti cya Noheli ifite inkomoko mu migenzo ya kera yo muri Scandinavia no mu bindi bice by'Uburayi bw'Amajyaruguru. Mu mateka, ibi biti bya evergreens, ibiti bitajya bitakaza amababi cyangwa ngo byume, byafatwaga nk'ikimenyetso cy'ubuzima budashira. Mu gihe cy'ubukonje bukabije bw'itumba, abantu bo muri ibyo bice babonaga ibi biti nk'ibigaragaza ubuzima kuko byo byakomezaga kuba icyatsi kibisi, nubwo ibindi biti byinshi byumaga cyangwa bigatakaza amababi. Mu migenzo yakorwaga cyane cyane mu gihe cy'umunsi mukuru wa Yule, umunsi mukuru wizihizwaga hagati mu itumba kugira ngo abawizihiza bishimire ko izuba ryongeye kugaragara. Umunsi mukuru ujya gusa neza n'uw'Abaromani bizihizaga w'Imana y'izuba Solar Invictus. Ibiti byitwa evergreens, ibiti bitajya bitakaza amababi cyangwa ngo byume, byashyirwaga imbere y'amazu cyangwa bikamanikwa ku miryango nk'ikimenyetso cyo kwirinda imyuka mibi no kuzana amahirwe. Nubwo inkomoko y'igiti cya Noheli ari umugenzo gakondo idafite aho ihuriye n'idini rya Gikristo, nyuma byaje kwinjizwa mu mico yitiriwe ya Gikristo cyane cyane mu Budage. Mu kinyejana cya 16 abitwaga abakristo bo mu Budage batangiye gushyira ibiti bya evergreens mu mazu yabo no kubyambika imitako itandukanye. Hari inkuru ivuga ko Martin Luther, umuyobozi w'ivugurura ry'idini rya Gikristo Reformation, yaba ari we watangije umugenzo wo gushyira amatara ku giti cya Noheli. Ubwo Martin Luther yarimo atembera nijoro, yabonye ukuntu inyenyeri zisa neza zicanye hejuru y'ibiti, maze atekereza uko yashyira icyo gitangaza imbere mu rugo rwe akoresheje amatara. Niko gutamiriza udutara duto ku giti cya evergreen yari afitiwe mu rugo. Aha niho havuye igitekerezo kibona n'uyu munsi, aho nk'ikimenyetso cy'umunsi mukuru wa Noheli ubu henshi mu mijyi hatatswe udutara duto cyane dutanga urumuri runyenyereka nk'urw'inyenyeri, ndetse n'ibiti by'icyatsi kibisi bitamirijwe utwo dutara. Muri iki gihe igiti cya Noheli ni kimwe mu bimenyetso bikomeye bijyanye n'umunsi mukuru wa Noheli ku isi hose. Ibiti bya evergreens biba biteye nk'umutemeri cyangwa ibindi biti bisa nabyo biracyakoreshwa kandi bigashyirwaho imitako irimo amatara ameze nk'utunyenyeri hejuru ndetse n'impano za Noheli munsi yabyo. Mu kinyejana cya 19 ubwo Thomas Edison yavumburaga itara rya mbere rya electrical light bulb mu mwaka w'1879, haje gutekereza uburyo bwo gusimbuza buji kuko zashyirwaga ku biti bya Noheli maze zikabitwika. Umufatanyabikorwa wa Edison witwa Edward H. Johnson niwe watekereje bwa mbere gukoresha amatara y'amashanyarazi ku giti cya Noheli mu mwaka w'1882. Yashyize amatara 80 y'amabara atandukanye ku giti cya Noheli cyari cyashinzwe mu mujyi wa New York muri Amerika, bituma abantu benshi cyane batangazwa n'iyo mvumburamatsiko. Nyuma yaho mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20 inganda zatangiye gukora amatara ya Noheli ku bwinshi kugira ngo abantu basanzwe babashe kuyagura ndetse no kuyakoresha. Hagati y'umwaka w'1920 n'umwaka w'1930 gukoresha amatara akazengurutswa amazu cyangwa ibiti byo hanze byatangiye kuba ikimenyetso gikomeye cyo kwizihiza Noheli muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu bindi bihugu byinshi ku isi. Mu myemerere y'amadini menshi yemera Noheli, urumuri rwerekana Yesu Kristo nk'umucunguzi w'abantu bose. Gushyira amatara ku mazu cyangwa ibiti byo hanze bigaragaza umuco wo gusangira ibyishimo bya Noheli n'abandi bantu batuye hafi aho. Nubwo gukoresha amatara ya Noheli ari umuco ukomoka i Burayi no muri Amerika y'Amajyepfo, uyu mugenzo wakwirakwiye henshi ku isi harimo na Afurika n'u Rwanda. Abantu benshi bakoresha amatara yo kwizihiza iminsi mikuru, ariko akenshi bikagarukira imbere mu ngo zabo cyangwa ku nsengero gusa. Mu mijyi minini nka Kigali usanga hari ibikorwa byo gushyira amatara ku nyubako rusange ndetse no ku biti binini byo mu mihanda nk'ikimenyetso cyo kwinjira mu bihe by'ibyishimo bya Noheli. Santa Claus, uzwi ku izina rya Père Noël cyangwa Kris Kringle mu bindi bihugu, akomoka ku mateka ya Mutagatifu Nicolas Saint Nicolas, umupadiri wabayeho mu kinyejana cya 4 muri Aziya nto, ahantu hahoze ari mu gihugu cya Byzantia, ubu ni muri Turukiya. Mutagatifu Nicolas yahoze ari umuyobozi mukuru wa Kiliziya Gatolika muri Mira, ubu ni muri Demir muri Turukiya. Uyu yamenyekanye cyane kubera ibikorwa bye by'urukundo no gufasha abakene. Yari umuntu w'intangarugero mu gutanga impano rwihishwa cyane cyane ku bantu batishoboye ndetse n'abana. Izina Santa Claus rifite inkomoko ku mateka no mu ndimi zitandukanye kandi rikomoka ku izina ry'umugereki Nicholas. Kugira ngo dusobanukirwe neza uko iryo zina rihuzwa n'igisobanuro cyaryo, reka tubisobanurire intambwe ku ntambwe. Izina Nicholas ni izina ry'ikigiriki cya kera, rikaba rigizwe n'amagambo abiri y'ikigiriki.
Nike bisobanura intsinzi cyangwa gutsinda. Iki gisobanuro gishingiye ku mana y'intsinzi mu myemerere ya kera y'Abagiriki izwi nka Nike. Irindi jambo rigize izina Santa Claus ni Laus risobanura abantu cyangwa rubanda. Aya magambo birahujwe akora izina Nicholas bisobanura intsinzi y'abantu cyangwa gutsinda kw'abantu. Ngaha komotse izina Santa Claus. Nubwo izina Santa Claus ryagiye rihindurwa bitewe n'imico itandukanye hirya no hino ku isi, inkomoko yaryo ikomoka kuri Nicholas igumana igisobanuro cyayo cy'umwimerere, intsinzi y'abantu. Iyi nyito ihuza neza n'ibikorwa bya mutagatifu Nicholas byarangwaga no gufasha rubanda rugufi no guteza imbere imibereho yabo binyuze mu bikorwa by'urukundo n'impuhwe yakoraga. Amateka avuga ko Nicholas yakundaga gufasha abantu rwihishwa akaba ibyo bakeneye nta muntu ubimenya. Urugero rufatika ni inkuru ivuga uko yafashije umugabo wari ukennye cyane utari ufite ubushobozi bwo gushyingira abakobwa be batatu. Mu buryo bw'ibanga, Nicholas yashyiraga amafaranga mu masakoshi cyangwa inkweto z'abakobwa bari babikeneye, bikaba byarabaye intandaro yo kumwita umutabazi w'abakene. Nyuma yo gupfa kwe ku itariki ya 6 Ukuboza ahagana mu mwaka 343, abantu batangiye kumwibuka nk'umuntu w'intwari n'umutagatifu. Umunsi we wahindutse umunsi mukuru hanyuma witwa Saint Nicholas Day, aho abana henshi ku isi bahabwa impano nk'uko nawe yabikoraga akiriho. Mu myaka myinshi yakurikiyeho, inkuru ya mutagatifu Nicholas yagiye ihinduka bitewe n'imico y'ibihugu bitandukanye. Mu Burayi bw'Amajyaruguru no hagati, Saint Nicholas yahindutse ikimenyetso cy'impano zitangwa mu bihe by'iminsi mikuru ya Noheli. Abimukira b'Abahorande bajyanye inkuru muri Amerika, aho bamwe bamwita Santa Claus. Izina ryaje guhinduka Santa Claus uko imyaka yagiye ishira. Mu kinyejana cya 19 n'icya 20, Santa Claus yatangiye kugaragara nk'umusaza ufite ubwanwa burebure bw'umweru, yambaye imyenda itukura ifite imisozo y'umweru dereri. Iyi shusho yatangajwe cyane n'ibihangano by'abanyabugeni nka Thomas Nasta ndetse n'ubucuruzi bwa Coca-Cola bwamwamamazaga cyane kuva mu myaka y'1930. Hari abanga bavuga ko ishusho ya Santa Claus ishobora kuba ifite aho ihuriye n'ishusho ya Odin, imana y'Abanya-Viking yarezweho kugira ingendo zo hejuru mu kirere igendeye ku mafurashi afite amaguru 8 yitwa Spray Pinion. Mu gihe cyo kwizihiza umunsi mukuru wa Yule, abana bashyiraga ibyo kurya hanze kugira ngo babigaburire ayo mafurashi. Ibi bishobora kuba aribyo byaje kuvamo umuco wo gushyira impano cyangwa ibyo kurya hanze kugira ngo Santa Claus abirye muri iki gihe cya Noheli. Amateka agaragaza ko ababyeyi benshi bakoresheje igitekerezo cya Santa Claus kugira ngo bashimishe abana babo, babwira abana babo ko nibitwara neza bazabona impano zatanzwe na Santa Claus mu ijoro rya Noheli. Mu mico imwe n'imwe, ababyeyi bashyira impano za Noheli baba bageneye abana babo ahantu hihishe. Ibi bakabikora nijoro nyuma y'uko abana baryama, maze mu gitondo bakaza kubabwira ko ari Santa Claus wazizanye. Hari abo bavuga ko Santa kugira ngo ageze impano imbere mu nzu anyura muri chemine, umuyoboro usohora umwotsi mu nzu. Ababyeyi benshi bahishaka ari bo baba bateguriye abana babo izo mpano kugira ngo abana bizere inkuru ya Santa Claus kugeza igihe bageze ku myaka yo gusobanukirwa ukuri. Abana basabwa kwandika urutonde rw'impano bifuza maze bakarushyira ahantu runaka nko munsi y'igiti cya Noheli. Mu mico imwe n'imwe ku isi, hari n'aho basabwa gushyira amata n'amandazi hafi y'igiti cya Noheli cyangwa hafi y'inkwi zazaka umuriro kugira ngo Santa Claus nabisanga aho ahagarara rye mbere yo gukomeza urugendo rwe rwo gutanga izindi mpano. Nubwo inkuru ya Santa Claus yakunzwe cyane kandi igakwirakwizwa henshi ku isi, nta bimenyetso bifatika byerekana ko hari umuntu wabayeho witwa Santa Claus watangaga impano rwihishwa nk'uko bivugwa muri izi nkuru. Ibi byose ni ibitekerezo byubakiye ku migenzo n'imyemerere ifitanye isano n'umunsi mukuru wa Noheli ndetse n'ibikorwa byo gushimisha abantu cyane cyane abana bato. Uko imyaka yagiye ishira, inkuru ya Santa Claus yahinduwe n'imico itandukanye kugeza ubwo yabaye igice cy'imigenzo n'umuco mpuzamahanga uhurizwa ku itariki 25 Ukuboza mu kwizihiza umunsi mukuru wa Noheli. Santa Claus uko tumuzi uyu munsi nk'umuntu wishimye ufite umubyimba wagutse, ubwanwa burebure bwera ndetse wambaye imyenda itukura ifite ibara ry'umweru ku musozo wayo, ntabwo ari ishusho n'isura yari afite imbere. Isura ya Santa Claus y'umwihariko yagiye ihindurwa buhoro buhoro mu kinyejana cya 19 no mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20. Mbere y'uko Coca-Cola itangira kwamamaza Santa Claus mu myaka y'1930, hari amashusho atandukanye y'uyu mugabo witirirwa Papa wa Noheli. Hari aho bamugaragazaga nk'umuntu muremure kandi ugaragara nk'umuntu ufite umubiri w'amagara mato, ahandi bakamwerekana nk'ikiremwa gito kimeze nk'umutware w'abana, mbese asa n'akamarayika k'akana gato. Hari n'igihe Santa Claus yabaga afite isura iteye ubwoba. Iki gihe isura ya Santa Claus yari itarabonerwa ishusho n'isura yafatwa nk'umwihariko gusa ihuriweho n'isi yose. Mu mwaka w'1822, umwanditsi witwa Clement Cabric More yanditse umuvugo witwa A Visit from Saint Nicholas, uzwi cyane nka Twas the Night Before Christmas. Uyu muvugo wagize uruhare rukomeye mu gutanga igitekerezo cy'isura ya Santa nk'umuntu wishimye wambaye imyenda ifite ibara ritukura kandi ukora ibikorwa byo kuzanira impano abana bato ku munsi wa Noheli. Mu mwaka w'1931, ikigo cya Coca-Cola cyashakaga uburyo bwo kongera kugurisha ibinyobwa byacyo mu gihe cy'ubukonje kuko icyo gihe abantu batabaga banywa cyane ibinyobwa bikonje. Iki gihe nibwo bashyizeho gahunda yo gukoresha Santa Claus mu bikorwa byabo byo kwamamaza kugira ngo bahuze iki kirango cya Noheli n'ibicuruzwa byabo. Coca-Cola yahaye akazi umunyabugeni witwa Haddon Sandblom bakora amashusho agaragaza Santa Claus mu buryo bushya kandi bushimishije. Haddon Sandblom yakoresheje igitekerezo cyavuye muri wa muvugo wa Clement Cabric More kugira ngo ashyire ishusho nshya ya Santa nk'umuntu wishimye cyane ufite amaso agaragaramo akanyamuneza, ubwanwa burebure bwera, akagofero k'umutuku gafite isunzu ryera ku mutwe ndetse n'imyenda itukura ifite imisozo y'umweru.
Aya mashusho yakozwe na Sandblum yakoreshejwe cyane mu binyamakuru bitandukanye ndetse no ku byapa byamamaza hirya no hino muri Amerika. Ibi byatumye abantu benshi bamenya neza iyi sura nshya ya Santa Claus. Coca-Cola ntabwo ariyo yaremye ishusho ya Santa Claus uko tuyizi uyu munsi. Mbere y'uko Coca-Cola itangira gukoresha amashusho mu bikorwa byayo byo kwamamaza mu mwaka w'1931 hari amashusho menshi agaragaza umuntu usa na Santa Claus wambaye imyenda itukura ifite imisozo y'umweru ndetse ufite ubwanwa burebure bwera. Hariho n'amashusho agaragara kuva mu myaka w'1996 kugera mu mwaka w'1925 agaragaza isura y'umuntu usa na Santa Claus uzwi uyu munsi nka Père Noël. Nubwo Coca-Cola atariyo yahanze isura nshya ya Santa Claus tuzi uyu munsi, uruhare rwa Coca-Cola rwabaye rwo gukomeza kumenyekanisha isura nshya no gutuma iba ntibagirana mu mitwe y'abantu benshi ku isi binyuze muri gahunda zabo zo kwamamaza zakorwaga buri mwaka mu gihe cya Noheli. Umugenzo wo gutanga impano mu gihe cya Noheli ushingirwa ku nkuru yo muri Bibiliya ivuga ku bantu baje gusura Yesu bamuzaniye impano. Nkuko bivuga muri Matayo igice cya 2:11, aba bantu biswe abanyabwenge cyangwa magisi baturutse iburasirazuba bazanye impano 3: zahabu, ububani n'ishangi. Izi mpano zari zifite ibisobanuro byihariye kandi bifitanye isano n'ubuzima bwa Yesu Kristo. Zahabu yari impano ikwiriye umwami kuko yafatwaga nk'ikintu cy'agaciro gakomeye cyane. Mu bihe bya kera zahabu yahabwaga abami cyangwa abantu bafite icyubahiro gikomeye. Mu buryo buri wese ahita yiyumvisha iyi mpano ya zahabu yazaniwe Yesu yashushanyaga ko Yesu ari umwami w'abami. Ububani ni nka parufe itanga impumuro nziza. Ububani bwakundaga gukoreshwa mu bikorwa byo gusenga no gutura Imana ibitambo mu rusengero rw'Abayahudi. Iyi mpano yashushanyaga ko Yesu yari umuhereza bitambo mukuru. Indi mpano Yesu yahawe ni ishangi. Ishangi yari amavuta ahumura neza cyane yakundaga gukoreshwa cyane asiga umurambo no gushyingura umuntu wabaga yapfuye. Iyi mpano yashanyaga imibabaro ya Yesu Kristo n'urupfu rwe rwari kuzanira agakiza abantu bose. Nubwo izi mpano zifite ibisobanuro byihariye, nta hantu Bibiliya ivuga yeruye ko abanyabwenge bari 3 cyangwa ko bari abami kuko imigenzo ya Noheli bivuga kenshi. Umubare wabo ntuvugwaho rumwe, bamwe bavuga ko bashobora kuba bari barenze 3 bitewe n'uko ijambo ry'Igiheburayo magis ryakoreshejwe ari ijambo rusange ritavuga umubare runaka. Uyu mugenzo wo gutanga impano mu gihe cya Noheli watangiye gukwirakwira cyane nyuma y'aho abiyita abakristo mu Burayi batangiriye kwizihiza ivuka rya Yesu Kristo nk'umunsi mukuru ukomeye. Abantu batangiye kwigana b'abanyabwenge bazaniye impano Yesu maze nabo batangira kugenda inshuti zabo n'abavandimwe babo impano nk'ikimenyetso cyo kwishimira ivuka rya Yesu Kristo. Mu kinyejana cya 19 uyu mugenzo warushijeho kwamamara cyane kubera iterambere ry'ubucuruzi ndetse no kwinjizwa kwayo mu mico itandukanye ku isi hose. Mu bihugu byinshi Noheli yahise ihindurwa ahubwo umunsi mukuru w'ubucuruzi aho abantu bagurira abandi impano zitandukanye zirimo imyenda, ibikinisho by'abana, ibikoresho byo mu rugo n'ibindi byinshi. Nubwo uyu mugenzo ufite inkomoko yakitwa ya Gikristo kuko ushingiye ku nkuru yo muri Bibiliya, hari avuga ko wagize uruhare rukomeye mu guteza imbere ubucuruzi kurusha kwibuka igisobanuro cya nyacyo cy'impamvu ya Noheli ni ukuvuga kuvuka kwa Yesu nk'umukiza w'abantu bose. Kuri bamwe rero gutanga impano bisigaye bifatwa nk'igikorwa cy'ubucuruzi aho kuba igikorwa cy'ukwemera kwabo. Kubera iyi mpamvu uyu mugenzo ushobora gushyira igitutu ku bantu badafite ubushobozi bwo kugura impano zihenze cyangwa gukorera ibintu bihambaye bagenzi babo. Kandi bisanzwe bizi ko igitekerezo nyamukuru cyo gutanga impano cyakagombye kuba icyo kugaragarizanya urukundo no gusangira ibyishimo biturutse ku mutima w'ukoze ubikunze. Kubera uruhare rw'abahanzi n'abanyamuzika bo muri icyo gihe barimo abihaye Imana n'abandi bafite impano yo guhanga indirimbo zishingiye ku myemerere yari imaze igihe gito yadutse yavugaga ko ishingiye kuri Kristo. Izina Carlos ryitiriwe indirimbo za Noheli rifite inkomoko ku ijambo ry'Ikilatini chorus risobanura indirimbo cyangwa imbyino zishimisha. Mu buryo bw'umwimerere chorus zari indirimbo zaririmbwaga n'abantu babyina. Nyamara izi ndirimbo ntizihariye gusa kuri Noheli kuko zanaririmbwaga no mu bindi bihe by'umwaka nk'ibirori byo gusarura imyaka ku munsi mukuru. Abaromani bizihizaga ikigirwamana cy'ubuhinzi Saturn cyangwa kwizihiza intangiriro z'itumba. Umunsi Abaromani bizirizaga ikigirwamana cy'izuba Solar Invictus. Mu kinyejana cya 4 kugeza mu kinyejana cya 5 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo, Kiliziya Gatolika yatangiye gushyira imbere umuco wo kuririmba indirimbo zihimbaza Imana muri misa no mu birori bya Gikristo. Nyamara indirimbo za Noheli nk'izitandukanye n'izindi ndirimbo zihimbaza Imana zatangiye kwigaragaza neza hagati mu kinyejana cya 12 n'icya 17. Umwami w'Ubufaransa witwa Saint Francis de Assisi yagize uruhare rukomeye mu kumenyekanisha indirimbo za Noheli nk'igice cy'imyemerere ya Gikristo. Mu myaka y'1923 Saint Francis yashyizeho uburyo bwo gukwirakwiza izi ndirimbo aho abaririmbyi baririmbaga indirimbo zivuga inkuru yo kuvuka kwa Yesu Kristo. Indirimbo nyinshi za Noheli zakomotse ku migenzo yo kuririmba indirimbo zisingiza Imana ariko zikongerwamo amagambo ashimangira ibyishimo byo kwizihiza ivuka rya Yesu Kristo. Muri ibyo bihe indirimbo za Noheli zakomeje kwamamara cyane kuva mu kinyejana cya 15 kugera mu cya 17 bitewe n'uko zari zisanzwe ziririmbwa ahantu hatandukanye harimo muri Kiliziya ndetse no hanze yayo. By'umwihariko indirimbo nka God Rest Ye Merry Gentlemen na The First Noel zatangiye guhimbwa no kuririmbwa muri ibi bihe. Martin Luther umuyobozi w'impinduramatwara ya Kiliziya nawe yakoze byinshi kugira ngo indirimbo zihimbaza Imana zirimo iza Noheli zigire uruhare rukomeye muri gahunda zo gusenga. Mu Faransa indirimbo nka Cantique de Noël O Holy Night muri rw'icyongereza yabaye imwe mu ndirimbo zikunzwe cyane kuva yahangwa na Adolphe Adam mu mwaka wa 1847.
mu myaka yakurikiye indirimbo za Noheli zatejwe imbere ndetse ziravugururwa haba mu magambo azigize ndetse no mu buryo ziririmbwa. Mu kinyejana cya 19 iki gihe cyari cy'ubuhanga bukomeye bwo guhanga indirimbo nshya zishingiye ku migenzo gakondo ariko zinogeye amatwi y'abantu benshi bari batangiye gukunda umuziki. Mu kinyejana cya 20 indirimbo za Noheli zabaye igice cy'imyidagaduro ishingiye ku muziki wa Gikristo ariko zinahuzwa n'ubucuruzi bw'ibikoresho byafataga amajwi. Abahanzi nka Bing Crosby bahimbye ndetse banaririmba zimwe muri izo ndirimbo nka White Christmas. Izi ndirimbo zakomeje kuba ikimenyetso cy'ibyishimo bya Noheli. Muri iki gihe indirimbo za Noheli zarushijeho kuba igice cy'imyidagaduro mpuzamahanga aho usanga ziririmbwa henshi hatandukanye haba muri kiliziya ndetse no hanze yayo cyane cyane mu minsi ibanziriza tariki 25 Ukuboza ndetse na nyuma yaho. Izi ndirimbo ku bazemera ndetse bakaziha agaciro zibafasha kwinjira neza muri gahunda zo kwishimira ivuka rya Yesu Kristo, zigahuza abantu b'ingeri zitandukanye binyuze mu majwi meza atuma buri wese agira ibyishimo bya Noheli ndetse bagahuriza no kukwemeranya ko ari igikoresho gikomeye cyo gusakaza ubutumwa bw'amahoro n'urukundo rw'Imana. Inkoni zizwi nka candy cane zifite amateka yihariye kandi akomeye ku migenzo ya Gikristo. Zakozwe bwa mbere mu kinyejana cya 17 aho byavugaga ko zari zigamije kwerekana ikimenyetso cy'ubushumba bwa Yesu Kristo. Izi nkoni zifite ishusho y'inyuguti ya J, bishatse kuvuga Jesus mu rurimi rw'icyongereza, cyangwa se zikaba zishushanya inkoni y'umwungeri igaragaza Yesu nk'umwungeri mwiza w'Abakristo. Mu myaka y'1370 umuyobozi umwe mu bayoboraga korali yaririmbaga indirimbo za Noheli i Cologne mu Budage. Niwe bivuga ko yadukanye izi nkoni. Izi nkoni zari zifite ibara ry'umweru gusa risobanura ubuziranenge n'ubutagatifu bwa Yesu Kristo. Nyuma yaho mu kinyejana cya 19 haje kongerwamo imirongo itukura kuri izi nkoni kugira ngo isobanure amaraso ya Yesu Kristo yatanzwe kugira ngo acungure abantu. Kandi cane izi nkoni zikoreshwa cyane mu gihe cya Noheli. Abantu benshi bazikoresha nk'imitako yo gutaka ibiti bya Noheli cyangwa se bakazigabira abana n'abandi bantu mu rwego rwo gusangira ibyishimo bya Noheli. Nubwo izi nkoni zatangiriye kuba ikimenyetso cya Gikristo, kuri ubu zisigaye zifatwa nk'isoko y'inyungu mu bucuruzi bukomeye cyane mu gihe cya Noheli nk'umunsi mukuru. Ubundi iyo dusubiye inyuma amateka, kwizihiza ivuka ry'abantu hari umuco ufite inkomoko ku migenzo ya gipagani. Mu bihe bya kera cyane cyane mu bihugu byafatwaga nk'abapagani nka Misiri, Ubugiriki n'Ubuperesi, kwizihiza ivuka ry'umuntu byari bifitanye isano n'imyemerere yabonwaga nk'idahwitse. Abantu bemeraga ko umunsi w'amavuko ufite imbaraga zidasanzwe kandi ushobora kugira ingaruka ku buzima bw'umuntu. Hari imyemerere ivuga ko abadayimoni cyangwa imbaraga z'umwijima zashoboraga kwibasira umuntu ku munsi w'amavuko we, bityo bigatuma ku munsi w'amavuko hakorwa umuhango wo kurinda uwo muntu binyuze mu gutamba ibitambo, gukora amasengesho yihariye no gukoresha ibirori byo kwishimira uwo munsi. Mu Bugereki bwa kera kwizihiza ivuka byari bifitanye isano no guha icyubahiro ibigirwamana. Urugero ni uko Abagereki bizihizaga ivuka ry'imana zabo nk'iyitwa Artemis cyangwa Apollo. Ibi birori byajyanaga n'amaturo yatambirwaga ibigirwamana kugira ngo birinde abantu bibaha amahoro n'umutekano mu buzima bwabo. Mu Misiri ya kera no mu bwami bw'Abaromani, kwizihiza ivuka ry'abantu bakomeye nka ba Farawo cyangwa ba Kaisari byafatwaga nk'ibirori bikomeye byo guhicubahira abo bayobozi ndetse no kubereka ko bafite imbaraga zihariye zatangwaga n'ibigirwamana byabo. Ibi byose bishimangira ko ibirori byo kwizihiza umunsi w'amavuko byari bifitanye isano ikomeye n'imyemerere ya gipagani. Abakristo bo mu kinyejana cya mbere ntibigeze bizihiza ivuka ry'abantu kuko babonaga ko ari umugenzo wa gipagani kandi bidakwiriye umuntu wemera Imana imwe rukumbi. Abakristo mu kinyejana cya mbere bari bafite intego yo kwitandukanya burundu n'imyemerere yose y'abapagani. Kubera ko kwizihiza umunsi w'amavuko byari bifitanye isano no gusenga ibigirwamana ndetse no kwemera imbaraga zidasanzwe z'umunsi w'amavuko, abakristo b'icyo gihe babifashe nk'ibintu bidakwiriye ku muntu wemera ko abaha Imana imwe nyamana. Abakristo bo hambere bashyiraga imbere icyubahiro cy'Imana gusa aho guha agaciro umunsi w'amavuko w'umuntu ku giti cye. Babonaga ko gushimangira iby'umunsi w'amavuko ari ugushyira umuntu hejuru kurusha Imana. Ibi ngo bakaba barabonaga ko bitandukanye cyane n'ubutumwa bw'isezerano rishya buhamagarira abantu kuba abanyantege nke imbere y'Imana. Nta hantu namwe muri Bibiliya havuga ko abantu bagomba kwizihiza amavuko yabo cyangwa y'abandi bantu, ahubwo Bibiliya igaragaza gusa ibihe bibiri by'amavuko byizihijwe: ivuka rya Farawo ndetse n'ivuka rya Herod Antipa. Ibi bihe byombi byasize ishusho mbi kuko byaranzwe no gupfa kw'abantu b'inzirakarengane, urupfu rw'umutetsi mukuru w'imigati muri Egiputa ndetse no kwicwa kwa Yohana Umubatiza. Ibi byatumye abakristo bo hambere babona ko kwizihiza umunsi mukuru w'amavuko nta gaciro ufite mu myizerere yabo, ahubwo bashyira imbere kuzirikana no kwibuka urupfu rwa Yesu Kristo ko ari byo shingiro ry'agakiza kabo. Mu by'ukuri kwizihiza ivuka ry'abantu ni umugenzo ufite inkomoko mu migenzo ya gipagani, kandi abakristo bo mu kinyejana cya mbere nk'uko nabigarutseho ntibabikoraga kuko babonaga bidakwiriye uwemera Imana imwe rukumbi. Gusa uko imyaka yagiye ishira, umuco wo kwizihiza ivuka ry'umuntu watangiye kugenda uhindurirwa igisobanuro, witirirwa gushimira Imana hatitawe ku nkomoko yawo n'aho wari uhuriye n'imyemerere ya gipagani yo hambere. Hari abantu benshi bashingiye kuri ibi ndetse n'ibyo twagarutseho muri iki kiganiro, maze birangira bafashe umwanzuro wo kutizihiza Noheli. Nyuma yo gusuzuma inkomoko yayo ndetse n'ibyo Bibiliya bivugaho, bafata umwanzuro wo kutazigira bizihiza Noheli kuko basanze uwo munsi mukuru ufite inkomoko ya gipagani kandi nta tegeko riri muri Bibiliya ribasaba kwizihiza. Aho kwizihiza Noheli, bo bihitiramo kumarana igihe n'imiryango yabo cyangwa gufasha abakene igihe icyo ari cyo cyose babyifuza. Kansoreza aha nifuriza ibihe byiza mwese abo twabanye muri iki kiganiro cyacu. Bifurije kugaragirwa n'amahundahunda agahundurahundagaje amahoro n'imigisha ibihumbi n'ibihumbi ku badahwema kubana natwe. Jye mvuga kuri mikoro ari Bonera Abayo. Mwakoze kunyumva. Bye.
dusubire dukumburanye.